iraryo urumva twajyaga kuhaca imyembe noneho akadutega ibiryo akatubwira ngo turye kubera ko iwacu babaga baratubwira ati nyamuneka nimuzigere murya mu rugo rw'uriya mukecuru no kuhakandagira ntibyemewe ariko kubera abana urabizi baba bishakira imyembe tayari byarangiraga twagezeyo tukajya kuyiba twayiba akaba yatubonye ati muze mbaha ibiryo tubirya twahitaga tubyanga tugahita twiruka uri kumva na aperi ubwo zose nazambaye bafana mwese ndabaramukije ubwo ngiye hose ndahari bose turabakunda rega nta aperi nta Rayon Sport ubwo urumva ngiye nanze gutera ishyari ari abari mbahaye pisi ari aperi nyine nuko ubwo ibindi nama hano cyane rwose okay nkuko mwari mubimenyereye mu minsi ishize twarakwakiriye muri studio za Venda TV turaganira ariko abakunzi bansabye yuko nazongera nkagutumira ariyo mpamvu mubona abakunzi banjye na mugare muri studio za Venda TV barambwiye ati mwaratuganije ariko ntago twamenye Fils ni muntu ki ese abayeho gute ese akora iki mu buzima busanzwe ibyo bintu ndumva byaradusobye tutarigeze tubwira badukurikiye murakoze cyane yego Fils rero ni muntu ki Fils ese ubundi Fils ni izina ryawe ni izina ryanjye rwose niswe na papa na mama ababyeyi banjye bombi ariko noneho data yanyise Rudahigwa ubugabo yewe ubugabo mbukuraho niyita Mudahigwa Emmanuel nashingiye ku kirere yego ra ntago nayishakaga uko Rudahigwa nari kuba nitiranwa n'umwami kandi sinabishakaga mbo niyita Mudahigwa kugira ngo ntangize izina rya papa noneho nshyiraho Emmanuel kubera ko navutse ku itariki 25 z'ukwa 12 kuri Noheli nanabatumira ejo bundi mfite anniversaire kuri 25 z'ukwa 12 nahise mbyumva ndaje ngende maragura gakweta ubundi ntegura y'akamoto irakoze cyane hanyuma rero Fils none se naguciye mu ry'uvuze uvuze ko witwa Manuel uvuze Mudahigwa none Fils iryo ryavuye Fils ni izina ababyeyi nyine bakwita nk'uko umwana bamwitaga Firimbi gira ibyiniriro umwana bakamwita Gatete mbese twatuzina nyine tw'ababyeyi ariko noneho Fils riza gufata nsubiriramo ati rirafata ririho n'akadomo ubwo rirashimangiza ubango Fils ni ry'abanyarwanda bose bamenye usibye ko hari abanyita Fils Petero Gikwavu Rubyogo Macari abantu benshi cyane banyita amazina nyine menshi hari n'abanyita Eric ariko abanyarwanda bose bazi izina Fils ariko harimo abanyita ayo mazina nyine nyine kubera iki ugira amazina menshi njya numva ngo ishoka nigira amazina menshi none ndumva we waranarengeje kubera amafilimi na kimwe ese kumbi uri n'umukinnyi wa filimi ndi umukinnyi wa filimi ubwo karagahishe none ndashyuhagujwe none se mu mazina numvishe amazina 3 yimbitse ariko kandi ku rundi ruhande nanone nkabona wakaba ifite irindi ese nta rindi ugira ry'idini yego genda umusiramu banyita Musa niryo zina ry'idini yongera kuri yandi twe twumvishe cyane rwose bafunzi bacu rero murabyumva niyo mpamvu naringiza amatsiko kuko nta musiramu witwa Fils nta musiramu witwa Manuel tuzi ntawe tuzi niyo mpamvu rero nari ntisengera ayo matsiko ndakibabarisha none se Fils je mfite amatsiko agira ati ese Fils atubwiye ko ari umukinnyi w'amafilimi yego ese Fils warize ese waba warize hehe tugusanze hano i Kigali Kacyiru niba ntibeshye ese niho ubana n'ababyeyi ese ufite aho wipangira nk'abasore ese simbizi
yarukoze cyane igihe mfite aho nipangira nyine nk'abasore ariko njye mba mu nzu papa yampaye yego yo kubamo mbere narikodesherezaga ariko kubera aho nagiye mbaho ubuzima bubi cyane cyane ndi umwana wavukiye nyine i Kigali ukagana niba atari ibanga hano Kacyiru n'ubundi uri kavukire hano aho kavukire Kacyiru abantu wenda kugira ngo bahumve neza ni munsi ya perezidanse hahoze terisenke noneho ukajya aho bita kera bahitaga mu Gatoki ariko ubu bahita mu Kanserege habaga insina nyinshi se ariko mu Kanserege hari habiri hari aho bita mu Kanserege mu Gasharu hirya reba uciye kuri ambasade y'Abanyamerika ugakomeza hirya ntabwo ari hariya muri kariya gace ni hino aho Vincent Biruta mukuru wa Sena yahoze aba ni naho hari inzu ya Mutsindashyaka naho ngaho muri iyo karitsiye. Rero bakunzi bacu nk'uko mubyumva Fils mwashaka kumenya amateka sinzi niba ari bubabwire naho yize kuko muri icyo kibazo mwigeze kukimbaza kandi nagize amahirwe yo kumubona rero ndumva yabagaya n'ibigo yizeho niba atari ibanga ibigo ni izina ry'Imana muri uru Rwanda rwacu nk'abanyarwanda pe ninjye muntu wa mbere wize ku mashuri menshi ku bigo byinshi. Kubera iki ubwo warananira icyambere nize i Cyangugu niga i Butare niga mu Ruhango urukumva cyane ndangije niga hano Kacyiru imbere ya perezidanse ariko wari wariyemeje kuzenguruka ibigo bigize igihugu cy'u Rwanda cyose niga mu Rugando wari warananiranye niga Kimihurura uko byagenda kose niga Sainte Famille urukumva bakunzi bacu muri kubyumva nize ahantu henshi cyane mwese kugira ngo wige ku bigo numva bigize u Rwanda byagenze gute ukuvuga ngo ngewe mfite ababyeyi babiri yego mfite papa na mama yego mama wanjye ni umunyacyangugu papa wanjye ni umunyacyangugu yego mama wanjye ni umunyabutare ahantu bita mu Byiza by'Ambazi yego njya mpabona noneho mama wanjye nabaye iwabo yikuba urumva mama wanjye nabaye iwabo papa wanjye nawe nabaye iwabo kandi hose niko nagendaga miga nabaye kwa musaza wa mama primaire wayitangiriye kandi naho narahize primaire ngewe ubundi bwa mbere ntangira kwiga bwa mbere yego natangiriye ahantu bita mu Kanserege yego apana mu Kanserege hamwe tuba handi nababwiye hirya hari aborozi benshi cyane bigeze bakoroga se oya ntago bandoze kuko buriya ngewe na sogokuru wanjye na nyogokuru wanjye bari abantu bakunda kuvura amarozi kandi dusobanukiwe uburozi ubwo ari bwo mama wanjye yarandinze yarambwira ati ntuzigere ugira ikintu na kimwe ufata ngo urye urumva nari nyirakana nubwo barya hari ubwo basimbuka hari umukecuru wari utuye muri karitsiye niwe wajyaga uroga abana akaboroga bateze inkoni hari umwana twiganaga twigeze gutahira igihe kimwe waza mbere yiruka asimbuka igiti ahita apfa ahantu sinzahagere uwo mukecuru nyine kubera ko ubu ngubu afite abuzukuru wenda nshobora kuvuga izina nshobora kuvuga ngo yitwaga Nyirabamenyi oya reka mbivuge ariko ntago navuga ngo yari uyu n'uyu Nyirabamenyi ba Nyirabamenyi ni benshi akumva ukuntu iryo zina riri ribi bakunzi bawe arabashuka izina ni ryiza izina tuvuka tukarisanga nyamuneka hatagira uba ryitwa ari umufana wanjye bigatuma nyaga nta muntu mu Rwanda witwa Nyirabamenyi buriya barahari nese ngo kahari Nyirabamenyi nibutse ko ari izina ryiza nuko nyine uwo yarigize ribi ariko ubundi ni izina ryiza oya izina ntago buriya ari ribi ahubwo nyiraryo niwe wari mubi nyiraryo urumva twajyaga kuhaca imyembe
noneho akadutega ibiryo akatubwira ngo turye kubera ko iwacu babaga baratubwira ati nyamuneka nimuzigere murya mu rugo rw'uriya mukecuru no kuhakandagira ntibyemewe ariko kubera abana urabizi baba bishakira imyembe tayari byarangiraga twagezeyo tukajya kuyiba twayiba akaba yatubonye ati muze mbaha ibiryo tubirya twahitaga tubyanga tugahita twiruka uri kumva ndabyumva aho niho watangiye primaire ese ni naho wayisoreje naho natangiye garidiyene natangiye garidiyene nyivamo urumva garidiyene nyivamo mpita njya kwiga hariya nyine Kacyiru imbere ya perezidanse ndahava njya i Butare ndahava njya Cyangugu ndahava njya Gitarama ndahava. Ese muri make wasoreje he bwa nyuma na nyuma nsoza kwiga nasoreje i Butare. Ubwo wasoreje se warangije secondaire cyangwa ni kaminuza? Oya ntago nigeze ngera muri kaminuza. Secondaire nyine nari nyisoje fresh bitanitahira. Abarangiriye ese ubu ntabwo uteganya kuzasubira kwiga ngo yewe niyo wanyica ahubwo muje n'umuzungu wakoze amashuri namubaza atari ko wa muzungu kuki washyizeho amashuri yushyiraho amashuri atandatu ntiyarahagije kuki washyizeho amashuri sibyo uretse gato kuki washyizeho amashuri ugashyiraho ngo harya bazita gutera za kaminuza za masters za doctora za kina zaki ibyo byose yajyaga gushyiraho iby'isi yavuga ati umuntu uzajya urangiza wenda yavuga ati umuntu uzajya urangiza secondaire azajya aba yarize bagashyiraho ibyo tuziga secondaire tukarangiza. Ndumva abakunzi bacu bamenye Fils ari muntu ki ibibazo bajyaga bambaza ndumva bashize impungenge zabyo. None se fi wigeze wakomoza ku kantu tubwira ko uri umukinnyi w'amafilme ese watangiye ryari ese urugendo urugejeje hehe ese uracyakina cyangwa warabihagaritse? Gukina ntago nabihagaritse kuko sinahagarika umwuga wanjye mu by'ukuri ndacyakora ariko nyine ubu byabaye nkaho bigabanukaho gakeya byaragabanutse ariko ndacyakora ariko filime wumva ubu twebwe mu Rwanda dufite icyo bita utuzu mu bakinnyi ba filime bamwe bakagenda bakajya ukwabo abandi ukwabo niba habonetse akazi hari aba bari bugakora ni abandi runaka nyine ka kazu kandi nikava kafatamo abandi bafatemo umuntu hano ngo bamujyane mu kazi. Ese urabiterwa n'iki? Buriya filime zirimo ishyamba ryinshi zirimo uburozi bwinshi muri filime ubwo reka tukubigira filime gusa ni industry yose abanyamuziki abakinnyi ba filime abakinnyi b'imipira abantu bose ari n'ukuri hari igihe ushiduka baroganye hagakona ari nkazi. None se reka nkubaze nimba utari ukazi yago yahunze iki? Ntago nakimenya. Ntago wakimenya. Rero buriya uzatinya umuntu wavuze ati jewe nahunze iki? Nahunze abantu. Ntago yahunze ibikoko. Nta nubwo yahunze igihugu. Yahunze abantu. Nese yahunze abantu asanga iki? Asanga abandi bantu ariko buriya abantu buriya umuntu ukuzi n'umuntu utakuzi baratandukanye. None se utanzi wanyica? None se wiyamaje kukumenya? Kumenya umuntu se bisabe? Akumenya ariko ati niyo mpamvu akenshi tujya tuvuga ngo nimba uba Kacyiru yego ukaba wenda ugize amahirwe wenda bakaba baguze quartier ya Kacyiru yego ukaba wenda ugiye kwimukira Kimironko yego nugera Kimironko uzagerageze ugura igipangu cyawe igipangu gifungwa banzurete ugura igipangu cyawe gifungwa ugenda wimenyera ibyawe wibane nyine gutyo wenda ujya guhaha gusa nabyo kukubwira amagambo menshi buriya abantu bagira amagambo menshi
hakaba n'abantu bagira amagambo make, hakaba n'abantu baba badashaka kuvuga bameze nk'ibiragi. Sibyo ko bari abantu batari beza. Yego. Kuko ise yeyo yose yo mugize akakorwa gato yamuhuriraho ushobora guhita gukubita nk'ikintu ugahita upfa. Mu gihe wa wundi ugira amagambo menshi yo mugiranye ikibazo atakubwira ati wanyana yimbwa we, ndakubwiye ngo ubutaha ntuzongera kunkora ibintu nk'ibi ngibi. Sibyo urumva do ku mutima birarangiye nyine. Ubuse yabirangiye. Wallahi warasura umamurangizanyije. Umuntu ugira amagambo menshi nase ushatse kuvuga ko abantu bavuga cyane nta kintu bakunda kubika. Abantu bavuga cyane ntago bakunda kugira inzika ku mutima. Ni izina ry'Imana. Bakunzi banyu ubwo muzambwira nje sinamenye icyo nemeza ariko kubera ko abimbwe ubwo ndabifata uko. Urabyumva nyine ubwo twari turi kuvuga ku kintu. Ya urumva twari turi kuvuga ku bintu by'urugendo rwanye rwa sinema. Nuvuga ngo nyine naje kuza kugeraho fungura chano yanjye. Yego. Bro hariyo nakoze ndagira akabazo ndayigurisha ariko ubu nakoze indi nshyashya yitwa Hogoza TV. Bagiye abantu bayirebe banakore subscribe banakore kukazogera akazogera rero kamaziki. Ari nacyo kintu ngiye gusobanurira abantu bari kuri icana yanyu arya yitwa Venda TV. Venda TV. Yego. Bakunzi ba Venda TV. Yo wakoze subscribe nukore kuri kare akazogera ntacyo biba bimaze. Ati gute rero ruvango gukanda subscribe gusa ni nko kongera nyine ibibare byinshi cyane ariko bidafite akamaro. Impamvu kare akazogera iyo nakugakanze ubutaha uzabona n'ibindi byose bagenda bashyiraho. Ubutaha uzabona n'ibindi byose bo tuvuga n'urugero nimba bakoze filimi uzazibona, niba bakoze imiziki uzayibona, niba bakoze ibiganiro uzabibona. Kubera iki wakoze kuri notification. Ariyo kare akazogera niko bita notification. Utagakanze rero sha umuntu ntuzirwa umwasabu rwose kandi ndakubwije ukuri. Nanjye kuri Hogoza TV nimba uzi ko utari bugenda ngo nkorere no kuri kare akazogera no kuri subscribe yiworere. Ntabwo ari ukwishengura kugira gute nuvango uruma iyo subscribe ni nkaho ikirobo n'ubundi cyama subscribe. Cyangwa gena nkagura ibi subscribe by'ibigurano. Babibonaho ko biriho ariko nta kamaro. None Sefi utubwiye ko ugikina n'ubundi. Ese iyo urebye industry ya filime ese igeze industry ya filime y'iki gihe itandukanye n'iya kera. Yego. Ati gute rero industry ya kera twaratigitaga tukajya kugurisha amasedi Burundi, nagiye Kongo, njya Tanzania, njya Kenya, njya ahantu hose East Africa yose nyijyamo. Sibyo nukuvuga ngo naravunikaga. Yego. Kujya kubagurisha ya masedi kugira ngo filimi nasoye izabagereho. Bigansaba yuko giyewe nyiri filimi cyangwa se nshyira wundi muntu akajya yakabageraho. Abanyagisenyi, abanyaruhengeri, abanyacyangugu mu Rwanda hose no hanze yarwo. Sibyo ariko ubu ngubu usigaye ukora aka video gato. Yewe nidushaka tuvuge kare akamashoti kamwe bita amashoti uragakora wagakora neza ndatuvuga n'urugero ukagera nka gutya ukazunguza nyashe sibe nyashe urumva none wazunguza nyashi mukanya kakaba karakunze. Kubera iki? Kubera ko wagashyize kuri YouTube. Sibyo nyashi ko kareze kubera ko wagashyize kuri YouTube mukanya kakaba karakunze. Yego. Amamiliyoni akisuka. Yego. Kubera ko channel iri monetize deja amadolari akisuka cyangwa se amayero biterwa na nuzo wafunguje. Usibye ko buri bose bari amayero. Aba bayabona mu madolari abundare bari amayero. Uko niyo ugiye kubikuza bagwa amayero. Ukumva ubwo rero urumva urugendo rwacu rwagize gute
byaratorohereje rwarazamutse byaratorohereje kubera ko ntago ntihaguruka ngo njye muri Kongo gucuruza amaseti genda kubitaho umuzigo hanyuma ubundi muri Kongo bagahita bawubona ubundi nanjye amadolari akiyongera niyo mpamvu nsaba abanyarwanda mukora channel kuko kuri YouTube hariho amafaranga ariko mugerageze mukore uko mushoboye channel zanyu zibe monetize ntufate ibihangano by'undi muntu ngo ubishyireho ushyireho ibyawe wikoreye kuko ubu byaroroshye wakoresha telefone wakoresha kamera wagura wenda kubera ko reka mbaho urugero nukoresha telefone y'ibihumbi 200 undi agakoresha telefone wenda y'ibihumbi 20 zazindi batuzaniye undi wa telefone y'ibihumbi 20 ahantu atandukanye n'uwa 200 YouTube irasharinga video zawe ku bantu benshi cyane kubera ko ifite ishusho ryiza ari ya telefone y'ibihumbi 200 noneho undi wa veni kubera ko amashusho atagaragara nago YouTube iri bwigere ifata umwanya wayo ngo ijye gusharinga video zawe reka ngo ifata video zawe zisharinga mu bantu reka keretse iyo ugize amahirwe kaka video wenda ukagaterekaho kakakundwa abantu bakakareba ari benshi nayo iragufasha ikagusharingira ariko ubundi yibona bitabona nayo irituriza ariko yibona bireba nyine nk'ikirahuri umva iragusharingira buri munsi kandi buriya nimba ngewe nkunda ibiganiro bya Fisi nkaba narafunguye kimwe ibiganiro bya Fisi buri uko ushyizeho channel ugashyiraho Fisi ibiganiro bya Fisi wa muntu warebye ikiganiro cya mbere arabireba YouTube irabimusharingira ikabimwohereza kubera ko aba yararebye cya kiganiro ariyo mpamvu tuvuga ngo comment bikenewe agakora comment agakora kuri kantu kaba kameze gutya ariko karayike urukumva hanyuma akanagira gute akanagusharingira YouTube ubwayo ihita ibona yuko bya bintu wabikunze ariyo mpamvu buri gihe yo washyizeho ikintu imusharinga nimba narakushyizeho video zo kurya nabyo nuko bakunzi bacu rero nk'uko mubyumva urumva ko urugendo rwabaye nk'urworohamo kandi urumva iyo rworoshye ni kofi igerageza kwiyongera cyane rwose kubera ko za tike wakoreshaga ujya gushaka isoko za tike ntago ziba zigiye konsomwa cyane rwose niko nabwira abadukurikiye rero nkawe nka Fisi ese wumva nko mu myaka imbere ibiri iri imbere wumva uzabugeze cyangwa urifuza kuzabugeze mu myaka 2 iri imbere icyo ngiye nifuza yuko ibikorwa byanjye byakomeza bikajya mbere ariyo mpamvu njya gusenga Imana nkayibwira ati Mana Nyagasani mfasha nje imbere yawe kugira ngo umfashe unzamurire ibikorwa byanjye byagure iryo sengesho rero bari bukubiye mu yandi yose n'ubundi ngo rero mu myaka 2 iri imbere inshallah Nyagasani nabishaka azagira gute azama ibyo nifuza ariko ubu njye mvuze ngo mu myaka 2 iri imbere ngo ndifuza ibi nibi ntago mbizi ko nzagerayo ariko inshallah Imana ntivuga ngo musabe muzahabwa nibi ariko niyo mpamvu twongeraho ijambo inshallah Nyagasani nabishaka uko Nyagasani atabishatse nta nubwo wakirirwa cyangwa warangiza ukagereka iryo jambo Nyagasani ndagusabye ndakwinginze ndagusabye mfasha mba hafi biza n'ibizazane mfasha Nyagasani ibikorwa byanjye bizamuke Nyagasani mfashe mu myaka 2 ibikorwa byanjye bizaba bimeze gutya na gutya inshallah ubu ngubu mu kanya barabambaza ati inshallah ni ibiki inshallah iryo jambo riravuga ngo Imana nibishaka
nyagasani nabishaka. Okay. Ndabizi abadukurikiye nabo ni abantu basenga cyane ubwo bamaje kubyumva usibye ko wari ubivuze wenda mu rurimi tudahuriho twese ariko kuva umaje kubisobanura ndabizi ko bose basenga Imana kandi twese nta kindi dusenga uretse Imana. Uretse babandi numva ngo basenga za ryangomba ariko ubwo nabo bafite uburyo bazambaza. Ariko twe turinzi ko imbaga nyinshi ariko nimba uzi kuri dusenga ryangomba wallahi warasuru byihorere uko ryangombe se watumye uvuka ryangombe se watumye se wakuremye ryangombe se wakurereye umwana se ugucunyira umwana se nawe ugucunga ubwawe. Senga Imana ishobora byose utazi kuko Imana ntituyizi ntiturayibona ariko Imana niyo yaremye iyi si ishyiraho amanywa na nijoro ishyiraho imvura ishyiraho igihe cy'imvura ishyiraho n'igihe cy'izuba. Ugerekeyo nanone ntabwo Imana izaza ngo ihagare imbere yanjye ibwire ngo nje ninjye Mana. Ntabwo bishoboka ahubwo Imana tuyibonera mu tuyibonera mu bimenyetso. Niyo mpamvu bakubwira ngo ntuzasenga igishushanyo. Igishushanyo ni iki rero? Ni ya foto yanjye iri imbere yawe ugiye kunsenga uransenga se kandi ndi umuntu upfa ndi umuntu ugira intege nke ndi umuntu urwara ndi umuntu nyine ndi umuntu ariko Imana ishobora byose yaramye ijuru n'isi tuyisaba tutayireba kandi ikadusubiza. Urugero ngiye nagiye mu musigiti ndapfukama ndasari maze gusari cyane rwose maze gusari nsoma iduwa yanjye mbwira nyagasana ati kamera nyagasana arayiguha se wayimaye se uzi imyaka nari maze nakabantu kamera baba diaspora nyinshi cyane ariko Imana irambwira ugira amahirwe niba abo diaspora ngiye ngira aba diaspora pe ngiye negira aba diaspora ahubwo rwose respect mwabavandimwe muba hanze ababa muri Amerika Canada baba mu bihugu bigiye bitandukanye za Vancouver aho ya Zambia se umuntu wa Zambia yaguhitse reka abantu batanga nabo bantu bari muri Amerika za nuza iyo ngiyo Amerika na nuza na kira gihugu kimaze kuvuga ibihugu nyine by'Uburayi byateye imbere data nanababwira ngo mfite anniversaire ku itariki 25 z'ukwa 12 umuntu ushaka kuntera inkunga rwose nimero yanjye ni 0788991179 kandi ndabakunda ku mutima kandi nshimira umubyeyi witwa Shangazi wanguriye kamera Imana imuhumugisha n'abanyarwanda bo kuri TikTok nabo bari mu bamfashije Imana ibahumugisha tujye dukundana nk'abanyarwanda kandi dukundane nk'abantu. Kandi hari ikindi kintu Imana ivuga ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iriya jambo rero ndarikunda cyane rwose. Okay rero mwakoze kudusura ndabona na amasaha ageze ku musozo kandi wambwiye ko ufite igihe gitoya urabona witeguye ufite kujya kureba aho match igeze rero hanjye wakwakiriye ndumva nta gutindira rwose twasezera dushimira abadukurikiye abafana bawe abafana ba Venda TV muri rusange ubwo wababwira ijambo rya nyuma ubundi tugasezera. Nsoza icyo nababwira ni ukuri ndabakunda abanyarwandakazi aho muri hose abashiki bacu ba mama ba papa ba tonto mwese n'abana mwese turabakunda kandi ni ukuri kw'Imana kandi namwe turabizi ko mudukunda kubera ko twebwe icyo tubasaba muri ibi bintu tubakorera si amafaranga si ikindi kintu turabasaba umwanya wanyu uko nimba uri hanze ugafungura iki kiganiro ukakiraniho n'iminota 2 cyangwa 5 ubu duhaye inkunga ikomeye cyane. Mukomeze rero mukore subscribe kuri Venda TV rwose turabinginze kugira ngo dukomeze dukorane umuhate n'umurava tubahereza ibintu byiza mukeneye hanyuma binanabanogeye sibyo hanyuma natwe wenda ku kwezi kubera ya magambo twavuze n'abatumirwa twazanye tuzabashe kugira gute kubona agafaranga se cyangwa agafanta go kunywa mu kiganiro. Kandi nanone ikindi tubabwira ngo ushaka gutera inkunga ikiganiro wahamagara nimero
ni 82 26 26 nanone 30. Okay, utibagiwe nayo nimero yanjye naguhaye ubwo ushaka gushyira kuri momo yuyu nanjye ugatushyiraho akavuga ati birashoboka cyane nawe nkwa gafanta mwana wanjye. Yego, Imana ibaho umugisha rero turabakunda cyane akaryoshye nigahora ngo turabakunda. Love you so, I love you so much. Mwah.